Shalom shalom, nongeye kugaruka muri cya gitondo tugirana kikubwira ijambo ry'umunsi ngo Yesu Kristo aracyari ukwizerwa. Inshuti yanjye, Yesu Kristo aracyari ukwizerwa. Ni ukuri umwemerere kuko aracyari ukwizerwa mu byo waba uricamo, mu byo waba ubyutse utekereza, mu byo waba ubyutse wibwira. Hari n'igihe tubyuka tukibwira ko tutaraba agaciro, hari n'igihe tubyuka tukibwira yuko ntacyo tumaze, hari n'igihe ubyuka ukibwira yuko wowe atakuzi, hari n'igihe ubyuka wibwira neza yuko wowe yakwibagiwe. Ariko ndashaka kubwira iri jambo, unyemerere, Yesu Kristo aracyari ukwizerwa. Mfite ijambo rito ashaka kudusangira mbere yo kubyuka ujya mu kazi, cyangwa mbese uri mu nzira ujya mu kazi. Mfite ijambo rito ashaka kudusangira rigukomeza uyu munsi, rikubera akabando kagusindagiza kakugeza nimugoroba ugikomejwe mu mutima wawe. Luka 12:6-7 aravuga ngo, mbese ibishwi 5 ntibigurwa amakuta 2, nyamara nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana, ndetse n'umusatsi wo ku mutwe wanyu wose warabazwe. Ntimutinye rero, kuko muruta ibishwi byinshi. Haleluya, haleluya. Ndavuga aya magambo numvise nanjye amfashije, numvise nanjye ankomeje. Ijambo ratubaje muri Luka 12:6-7 ngo, mbese ibishwi 5 bigura amakuta 2, ngo ibishwi 5 ntibigura amakuta 2, nyamara nubwo bigura ubusa, nyamara nubwo bigura amafaranga adafatitse, nyamara nubwo biri ku giciro cya nyuma, ngo nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana. Ni ukuvuga ngo nabyo Imana irabizi. Ibyo bisa nkaho biciriritse, ibishwi 2 ngo Imana nabyo irabizi. Noneho nimba ibizi, jyewe nzi kungana gute? Nimba ibizi ugira ngo inzira unyuramo ntizizi? Nimba ibizi ugira ngo ibyo uri gucamo ntibizi? Irabizi mwene data. Reka nkubwire inkuru igukomeza muri iki gitondo. Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Ntumuveho, ntumureke. Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Umurongo wa 7 akambwira ngo, ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe. Nimba z'imisatsi iri ku mitwe yacu, ariko mu bitekerezo, wongera ubitekerezeho kabiri. Yesu Kristo nimba azi n'umusatsi uri ku mutwe wacu, icyo kintu gitekerezeho. Rero ijambo rikambwira ngo, ntimutinye rero, kuko muruta ibishwi byinshi. Nta na rimwe wagereranywa n'igishwi. Reka nkubwire ngo ntutinye, ntukuke umutima. N'icyo ijambo rishaka kutubwira, ntutinye. Nimba Imana izirikana ibishwi ari byo byonyine biciriritse, ari ibintu bitagahawe agaciro, ndetse ngo ikabizi n'umusatsi uri ku mutwe wawe. Haleluya. Nkomejwe n'iri jambo riratubwiye ngo, ntutinye rero. Nimba umusatsi wo ku mutwe wawe uwuzi, nawe irakuzi wese. Izi byucamo, izi nzira unyuramo, izaho unaniriwe, izaho ucogoreye, irabizi. Nimba izi umusatsi wo ku mutwe wawe, izi bitekerezo biri kuguhinyuza, izi umutima wawe wacitse intege, ongera ukomezwe, ongera ukomere. Ndavugana nawe iri jambo muri iki gitondo. Unyemerere aho waba uri hose, waba witegura ugiye ku kazi nkunda kubikubwira, waba uri mu modoka ugiye, ndetse waba ugeze muri ofisi yawe, ugafungure utangira akazi uri muri Yesu Kristo, uvuga ngo Yesu Kristo ni uwo kwizerwa. Nazanye inkuru ikubwira ngo Yesu Kristo ni uwo kwizerwa. Aho waba uri hose, aho waba uri hose. Wari uzi ko no muri dushe iyo ugafunguye ukwibutswa yuko ari uwo kwizerwa, ushobora gukaraba uramya Imana, ushobora kwitegura uramya Imana, uvuga ngo Yesu nanjye uranyibutse. Reka nkubwire, Yesu Kristo ni uwo kwizerwa. Ntutinye. Ntiwibaze ngo abana banjye biragenda bite. Abana bawe urabazi. Erega ngo n'abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Erega reka nkubwire, niwe ubigisha ibyo bakwiye kwitondera kurusha uko ubigisha. Niwe ubabwira ngo iki ngiki si cyiza. Iyo wamwemereye ukamubwira ngo abana banjye bigishwe nawe, byose bivana n'icyo wemeye. Wowe wenyine byemere Yesu Kristo ko ari uwo kwizerwa. Iyo wamaze kumwemera ko ari uwo kwizerwa, aba uwo kwizerwa ku buzima bwawe. Iyo wamaze kumwemera ko ari uwo kwizerwa, agukura n'ahandi utatekerezaga. Iyo wamwemereye ko ari uwo kwizerwa, no mu rugo rubanza arakuburanira. Iyo wamwemereye ko ari uwo kwizerwa, naho ngaho ubona nta minerivare arayitanga. Iyo wamwemereye ko ari uwo kwizerwa, no muri iyo ndwara azaguhagurutsa, azongera kuremesha, yongera gukomeze. Reka nkubwire, iri jambo ryankomeje rimbwira ngo, nimba
nimba ibishwi 5 bigura makuta 2, ni ukuvuga ngo biraciriritse kandi ngo nta na kimwe yirengagiza. ayiwe ngo kandi ikindi kirenzeho ngo n'umusatsi wo ku mutwe wacu arawuzi, yarawubaze. Kristo yarawumenye, azi umubare wawo, azi uwavuye, azi uwacitse. Yesu we, icyo kintu kirankomeje. Ndavuga rero ngo witinya, ubwo si ibindi byo n'icyo atazi kuri wowe. Ese ugira ngo ibyo ucamo ntago abizi? Arabizi, arashoboye, arakomeye, arashoboye. Nuwo kwizerwa, ongera umwizere, ongera umushikamize w'umutima, ongera umwemerere. Afite icyo yakora. Erega iyo twamwemerera agafata controle, iyo wamuhaye vora y'ibyawe byose. Nimvuga vora ntiwumve y'imodoka gusa, erega na vora y'imodoka njya nyimuha, nkamubwira ngo ndagiye, ariko vora ndayiguhaye. Iyo wayimuhaye arayitwara, ntabwo agisida yaba ikigufiteho ijambo. Erega ikibazo nuko tubitwara twenyine, erega ikibazo nuko dushaka kubikora twenyine. Ariko iyo tumwemere tukamuhamagara muri byose, erega urimo ufungira umwana inkweto, wamubwira ngo n'ibirenge bye ndabiguhaye, ndabikweguriye, aho ari bukandagire ugendane nawe. Erega urimo usohoka, wamubwira ngo n'uru rugo dusohotsemo ariko ndarukweguriye, urusigaremo, ururinde, urubemo amahoro masa, urutwikire, ntiwemere ikidakwiriye kirubamo. Yesu we, ndavugana nawe iki gitondo, ngukomeza umutima, mwemerere, witinya, bimuhe byose, witinya, mujugunyeho ibyo byakuyobeye, mujugunyire n'ibyo byose warugundiriye iminsi, bimujugunyire. Niwe wenyine ufite icyo yabikoraho, bimujugunyire. Erega nabyo umaze iminsi wibwira ngo nabyo nagerageza, nabyo bimujugunyire. N'uwo kwizerwa, araza kubihindura, araza kubitunganya, araza kubishyira ku murongo. Ndavugana nawe, iki gitondo kikubera icy'umugisha. Yesu Kristo n'uwo kwizerwa. Reka ngusengere isengesho rigufi, ariko mvugana nawe, nawe ukomeze usenge. Yesu Kristo n'uwo kwizerwa. Data, mu izina rya Yesu ndagushimye, uzamure icyubahiro. Waturinze, tubyutse turi mazima. Nubwo dufite ibiduhinyuza, ariko uracyari uwo kwizerwa. Nubwo nshobora kuba hari ababyukanye inkuru itari nziza, ariko uracyari uwo kwizerwa. No muri ibyo nawe urabareba, no mu bikomeye nawe urahari, no mu byoroheje nawe urahari. Ngo n'ibishwi ngo 5 bigura makuta 2, ngo nta na kimwe ujya wirengagiza. Ntabwo watwirengagiza, waturemye dukunze, uturema mu ishusho yawe, manswe ibishwi. Yesu we, ndagushimye ko abo waremye mu ishusho yawe ubitaho, ukabagirira neza. Uracyari uwo kwizerwa. Uyu munsi turawukweguriye, tukweguriye ibyacu byose, tukweguriye ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye, tukweguriye ingendo zacu, tukweguriye imirimo y'amaboko yacu, tukweguriye abana bacu, tukweguriye inshako zacu, tukweguriye amago yacu. Ukomeze uganze, utware, ukora ibikomeye. Twizeye gukomera kwawe, nta mpamvu yo gutinya ibyadutinyishaga. Nta na rimwe dufiteho ijambo, kuko utubwiye ijambo rikomeye, kutuzi n'imisatsi yo ku mutwe wacu. Natwe ubwacu uratuzi, n'ibyo tugambirira urabizi. Turabikuragije byose, ubigaragaremo. Icyubahiro tukigaruriye mu izina rya Yesu. Bana na buri muntu, gendana na buri muntu, bataha amahoro. Icyubahiro tukigaruriye. Urakoze Papa. Shalom, shalom. Umunsi mwiza kuri twese.